ikatwita bakiranuka. Yabaye umuhuza wacu n'Imana, niwe tuboneramo amaraso yiwe, ikatwita bakiranuka. Yabaye umuhuza wacu, yabaye umuhuza wacu n'Imana. Oh, niwe tuboneramo mu maraso yiwe, ikatwita bakiranuka. Oh, yabaye umuhuza wacu n'Imana. Oh, niwe tuboneramo mu maraso yiwe, ikatwita bakiranuka. Oh, yabaye umuhuza wacu n'Imana. Oh, niwe tuboneramo mu maraso yiwe, ikatwita bakiranuka. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Umwami Yesu yatuvukiye, tugende kumuramya. 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 Uko byari byarahanuwe ko umwari Mariya azasamira, akabyara umwana w'umuhungu, akamwita Emanueli, akamwita Emanueli. Nuko byari byarahanuwe ko umwari Mariya azasamira, akabyara umwana w'umuhungu, akamwita Emanueli, akamwita Emanueli. Kuko byari byarahanuwe ko umwari Mariya azasamira, akabyara umwana w'umuhungu, akamwita Emanueli, akamwita Emanueli. Nkuko byari byarahanuwe
Emanueli akamwita Emanueli uko byari byarahanuwe ku mwari Mariya azasaminda akabyara umwana w'umuhungu akamwita Emanueli akamwita Emanueli turirimbe yavutse Emanueli yavutse abari kure y'amasezerano azabahuza n'Imana turirimbe yavutse Emanueli yavutse abari kure y'amasezerano azabahuza n'Imana turirimbe yavutse Emanueli yavutse abari kure y'amasezerano azabahuza n'Imana umwami Yesu azabaje gukiza amahanga abarushya baremerewe azabaruhura icyo dusabwa no gukingura imitima yacu akinjiramo umwami Yesu azabaje gukiza amahanga abarushya baremerewe azabaruhura icyo dusabwa no gukingura imitima yacu akinjiramo umwami Yesu azabaje gukiza amahanga abarushya baremerewe azabaruhura icyo dusabwa no gukingura imitima yacu akinjiramo umwami Yesu azabaje gukiza amahanga abarushya baremerewe azabaruhura icyo dusabwa no gukingura imitima yacu akinjiramo turirimbe yavutse Emanueli yavutse abari kure y'amasezerano azabahuza n'Imana turirimbe yavutse Emanueli yavutse abari kure y'amasezerano azabahuza n'Imana yavutse Yesu aje kutuhuza n'Imana Data aje kutuhuza n'Imana Data turirimbe yavutse Yesu aje kutuhuza n'Imana Data aje kutuhuza n'Imana Data yavutse Yesu
aje kuduhuza n'Imana Data, aje kuduhuza n'Imana Data wa yavutse Yesu, aje kuduhuza n'Imana Data, aje kuduhuza n'Imana Data wa twese. Yavutse Yesu, aje kuduhuza n'Imana Data, aje kuduhuza n'Imana Data wa twese. Haleluya. Bashima Imana kubabona mwese hano twaje kwizihiza uyu munsi wa Noheli. Mutuye muri uyu mujyi wa Kamembe, abandi mutuye mu nkengero zawo, abandi mwawuvukiyemo nka Vika wacu ajya avuka hano inyuma ya katedrali mu mujyi rwagati. Bamwe muri twe ayo mahirwe ntabwo twayabonye, twavukiye mu byaro ku mashyamba, bisi tukayibona twakoze ingendo. Twari mu byaro tukabona inzuri z'amatungo, tukabona imirima, niyo yari amajyambere, ni naho twakuraga ibidutunga. Hari ibintu bibiri nabonye ndi nkura kuri Noheli byo ntajya nibagirwa. Bishobora kuba abakurira mu mujyi mutabibona cyangwa mutarabibonye. Ikintu cya mbere cyazaga ku isonga kuri Noheli ni ukurya. Kurya, kandi abantu bakarya ibiryo bidasanzwe kandi bihagije abahari bose. Nta masoko y'inyama yabaga hari ya buri munsi cyangwa ya buri cyumweru, tuvuge ngo rimwe mu cyumweru. Isoko yabaga rimwe mu kwezi, kandi nabwo mugakora urugendo. Kuvuga ngo abashakaga inyama babagaga itungo ryabo. Tumva rero nta wari baga buri munsi, nta wari baga buri cyumweru, matungo yashira. Ariko kuri Noheli ntabwo yagombaga kubura. Umushyitsi w'Imena wakoze urugendo wavuye kure mudaherukanye, itungo yarabagwaga. N'igihe amafaranga yabaga adahari, abantu bariyandikaga bakishyira ku rutonde, bageze abantu bahagije inka, hakagira uyitanga ikabagwa, maze umuntu ibiro yiyandikishije akaba aribyo bamuha, akabyishyura cyangwa se agafata ideni. Ariko kugira ngo kuri Noheli haboneke iki? Ibiryo, cyane cyane inyama. Bazi inyama ziryohera abantu bo ku isi yose. N'Abisirayeli batekerezaga yuko ziryohera Imana, bagatwika itungo rigakongoka ryose ntihagire ukoraho, icyotsi kikazamuka kivuye kuri iryo tungo, babona uko kizamuka, bati ubu ngubu kiriya kigeze ku Mana, yahumuriwe yishimye, iratubabarira itugirira imbabazi. Ubundi bakagira itungo ryo gusangira n'Imana. Ariho abatambyi bagahagararira Imana bakarya iby'Imana. Aho dukuriye rero tukajya tubona ibyo bintu. Inyama zaherekezwaga n'inzoga nyinshi, n'ibyo kunywa ku batanywa inzoga. Twe twavukiye mu ngo z'abarokore, nta nzoga zarangwagamo. Ariko abasigaye batari abarokore, ibyo kunywa
gusinda. Hakabaho n'igihe abantu bavugaga ngo abo ni aba bana bakundanye bari inshuti, tuzahera kwa kanaka turye Noheli, umunsi ukurikiraho tuzajya kwa kanaka turye Noheli, ukurikiraho tujye kwa kanaka turye Noheli, bakazagera ku bunane barya iki? Barya Noheli. Mu rurimi twakoreshaga icyo gihe ijambo Christmas rivuga Noheli, Christmas twari twararihinduye kuri samani. Kuri shamani murabyumva? kuryana umwete n'imbaraga. Ni ukuvuga ngo nibyo byashyirwaga imbere. Noneho no kunywa, abantu bakanywa bakongera bakanywa. Ikintu kimwe cyari kibabaje nuko data nk'umuntu wari umuforomo kuri Noheli ntabwo yararaga mu rugo, twaramuburaga, yararaga mu bitaro, kuko abanywaga bakishima barasindaga bakarwana bagakomeretsanya, bakarwanisha ibyo baga bafite byose bagakomeretsanya, akarara doda abantu, akarara yomora. Abarwanye kubera iki? Noheli. Bishimye barasinda bararwana barakomeretsanya bikomeye. Ibyo ni ibintu rero byari bimenyerewe aho twakuriye kuri Noheli. Aho menyeye ubwenge, aho menyeye Imana, aho mbereye pastori, nagaruraga amaso inyuma nkibaza, ariko iriya Noheli buriya bizihizaga iki? Ariko iyo ugenzuye ugasesengura usanga atari iby'icyo gihe muri abo bantu gusa, n'uyu munsi hari ibintu biranga Noheli. Imitako idasanzwe, biriya tuntu twaka ducanye hariya, sinzi uko byagenze, ntabwo turimo kwaka, ngira ngo abacuranzi bagacomoye kugira ngo bacomekeho. Ejo bundi twaganiraga na Vika turavuga, ariko ubundi aka kantu mwakaguze ryari? Mwari mwaragize katedrali? Kubanza igiti cyo muri katedrali kigomba kuba ari kirekire. Noneho ubu ngubu iyo ugiye mu murwa wa Kigali ubona ibintu twajyaga tubona mu mahanga, kuko mu mahanga, muri Amerika, mu Burayi, iyo binjiye mu cyumweru cyo kuza k'umwami Yesu batangira imitako ya Noheli. Twari tumenyereye gutaka mu nzu kiriya giti n'ahandi, ariko nageze iriya mbona ku muhanda barataka. Urusengero biriya biti byose byagombye kuba byambaye nijoro, noneho bicana, ibirabyo bigacana, ibiti bigacana, noneho inzu yose bakayizengurutsa ibintu ukamenya ngo ni Noheli. Noneho impano, guhana impano, kugura ibiryo n'ibyo kunywa bidasanzwe, ibitaramo, kubyina bagakesha bishimiye Noheli, kunywa no gusinda. Akenshi kimwe n'ibyo byacu byo mu cyaro n'ibyo mu basirimu, wasesengura ugasanga abantu barimo kwizihiza Noheli ariko itarimo Kristo. Mu Cyongereza bavuga Christmas, babigize nkana kugira ngo bashyiremo izina rya Christ. Niba muzi iryo jambo Christmas uko ryandikwa, ni Christ ariwe Kristo, Mass ni ukwizihiza Kristo wavutse. Noel ni ijambo ryavuye mu Kilatini riza rihindura imvugo rigeze mu Cyongereza no mu Gifaransa. Ryavuye mu Kilatini rijya mu Gifaransa riza kujya mu Cyongereza Noel, ariko ubundi ni Christmas cyangwa se messe ya Kristo, kwizihiza nde? Kristo. Ikibabaje agahinda nuko benshi, umubare munini ku isi bizihiza Noheli itarimo Kristo. Ugasanga bakoze ibintu byose bishoboka byishimisha binezeza, ariko kunezererwa ugasanga ikimenyetso
cya Kristo mu birori ukakibura. Imana idufashe. Yewe nagize umunezero cyane igihe twaririmbaga, hareba abantu ukuntu bambaye, hari abantu ukuntu barimbiye Noheli, nkareba noneho igihe twavugaga ya ndirimbo twaririmbye ya kabiri bwa kabiri, tuzamura amaboko tugira dutya, hari abazamuraga abiri, shimwa rurema. Yewe nazamuraga kumwe, nkabona abandi bazamuye abiri, ariko nkabona ukuntu bajyana nk'abasezeranye, yajyanga amaboko bose bakajya, dore abantu barimo kwizihiza Noheli irimo Kristo. Haleluya. Hariya amaboko twayamanikiraga Kristo, sibyo? Imana ishimwe ko hariho abantu bizihiza Noheli irimo Kristo. Imana ishimwe ko hari abantu bizihiza Noheli bashima Imana ku bwa Yesu Kristo. Imana ishimwe ko dufite abantu bizihiza Noheli bazi Kristo icyo yakoze mu buzima bwabo. Ariko birababaje, majorite ku isi bizihiza Noheli itarimo Kristo. Kandi byatangiye Kristo avuka, kugeza uyu munsi abayuda bakomoka kuri Aburahamu, abayuda bo Yesu yavutse hagati, abayuda bo Yosefu na Mariyamu bakomokamo, kugeza uyu munsi baramwanze, bategereje Kristo ngo azaza. Wa wundi waje ntabwo baramwemera. Kubera iki? Ntabwo yaje mu buryo batekerezaga. Bashaka ngo Imana ishingire ku myumvire yabo no ku bitekerezo byabo, aba ari byikurikiza, ntabwo ari by'Imana yakoze. Uyu murongo w'umwana wavukiye mu nzu y'inka, akavukira bakamuryamisha mu muvure w'inka, nawugarutseho cyane kuko watumye abantu benshi banga Kristo, ntibamwemera, avuga ngo ntabwo ari we, ntabwo ari we. Hari haciyeho imyaka irenga 700 umuhanuzi Mika yarahanuye ko Kristo azavuka. Hari haciyeho imyaka 700 Yesaya, biriya tubona mu gice cya 9 umurongo wa 6, ngo uyu munsi umwana aratuvukiye, umukiza Kristo, umwami w'abami, umwami w'amahoro, n'ingoma izarangwa n'ubutungane no kugira neza. Bari bamaze iyo myaka yose bategereje ko Imana izabaha Kristo. Bari baragowe, bari barakandamijwe, Abafilisitiya bakabamerera nabi, abo mu Ashuri bakabafata bakabatwara mu bunyage bakabakoresha gahato, abo muri Egiputa nabo bakakurikiraho ikindi gihe, bagira ngo bagiye kugira agahenge, abo muri Babyloni bakaba baje babanyaze, bashenye noneho Yerusalemu na yanzu yarimbishijwe, inzu y'Imana, igihe umwami Salomo yasimbuye se Dawidi ku ngoma akubaka inzu, noneho hari igihe n'inzu y'Imana. Ariko tekereza nk'ubu ngubu haje abantu bakavuga ati ntabwo dushaka Anglikani hano, iyi nzu bakazana bya bimashini bihinga imihanda bakayisenya bakayishyira hasi, mwamererwa muti? Niko byagenze igihe Abanyababyloni batwara Abisirayeli mu bunyage, ya nzu basize bayishyize hasi. Yaje gusanwa mu gihe cya Nehemiya. Ezra basanye inzu, Nehemiya amaze gusana inkike, Ezra araza basana n'inzu. Ariko iki gihe cya Yesu noneho bari no mu maboko y'Abaroma, rwari urujya n'uruza uruhererekane rw'ubukandamize no kugirirwa nabi, bari bararushye baragowe, bategereje ariko Imana umwami yavuze azaza ryari. Noneho mu Bagalatiya 4 umurongo wa 4 Pawulo arabivuga,
ngo igihe cy'Imana kigeze yohereza umwana wayo. Haleluya. ariko umwana wayo Imana imwohereje kuko itakoze uburyo babitekerezaga, baramwanga. Ashobora ate kubyarwa n'agakobwa k'akajya cyaro? Mariya ninde wari umuzi? Ninde wari uzi se? Ninde wari uzi nyina? Barababumbye. Muryango Mariya avukagamo ntabwo bari abasirimu, ntabwo bari batuye mu murwa mukuru, nta mashuri bari bafite. Ntabwo umuntu yaba afite amashuri akajya kubumba inkono ngo azijyane ku isoko abona amafaranga. Ariko aho ngaho niho umwami Imana yahisemo kohereza Yesu ku mukobwa w'umwari ufite umuco, ariko ufite umuco wo kubaha no gutinya Imana. Maze igihe cyo kuvuka kiragera, ntiyanamubyarira iwabo. Hari habayeho igihe cyo kwiyandikisha. Umwami w'Abaroma yavuze ngo buri muntu wese yandikishiriza aho avuka. Abi Butare bajye kwiyandikisha i Butare, abakirehe bajye ku mupaka wa Tanzania bajye kwiyandikisha, ab'ibyumba nabo bagende bajye kwiyandikisha ibyumba. Muzagaruke mu mazi murangire kwiyandikisha. Umuntu aho avuka niho bamuzi, atazagera biyandikisha atari Abayuda. Bavuye i Galilaya Nazareti bakora urugendo bajya i Betelehemu yo mu Buyuda. Ni nko kuva ibyumba niba muhazi ukajya kwiyandikisha Rusizi, nibyo bakoze, cyangwa ukajya kwiyandikisha Nyaruguru. Niko byagenze. Ariko umurwa wari ubegereye, Betelehemu yari yegereye Yerusalemu, kuko nta muntu bari bahazi. Nubwo ariho iwabo wa Yosefu bakomokaga, haraciye imyaka myinshi. Umugore afatwa n'ibise, bashakisha aho yabyarira, bajya kuri guest house, inzu y'amacumbi, ngo haruzuye mutubabarire, ntabwo nta n'igikoni, nta gikoni cy'abaturage tutazi. Ubundi muza hano mute nkamwe? Muri bantu ki? Muravahe? Muri abahe? Ninde muzi hano? Ntawe. Baje kwiyandikisha. Gende rero mugende mushakishe ahantu bashoboye kubona umwanya n'umugore ahabyarire. Ni mu nzu y'inka. Mwese abantu menshi muzi ko dufite amatungo mu ngo zacu, turagirira mu nzu, tukayagaburira mu nzu. Mutekereze iyo nzu kwisa, mutekereze urushyana rw'amaganga ruvanze n'amase, mutekereze akazi yaho. Aho umwami w'abami yavukiye, abura umwanya. Noneho Beriso yabaye manjwari, wamuvure inka ziriramo n'ibikonda byazo n'amase n'iki. Icyarire ni bya bindi nyine yaregeranyije, shyira muri manjwari, aryamishamo uwo mwami w'abana. Amakuru agiye ageze aho agomba kugera i Yerusalemu. Bishoboka bite? Imana ishobora kumara iki gihe cyose itegura Yesu, itegura Kristo, ntimutegurira aho avukira? Byose bishoboka bite? Iyo ni iyihe Mana? Imana twemera ntabwo ishobora kohereza umuntu ngo abure aho avukira. Ntabwo Imana twemera ishobora kujya mu cyaro igashaka akana k'agakobwa katazwi, gafite amateka mazima, ngo niho umwami agiye kuvukira. Umwami wacu azavuka uko tubyumva. Uwo mwami wo mu kiraro cy'inka ntabaho, ntabaho. Na Sawulo ntabwo yavukiye mu kiraro, na Dawidi ntabwo yararaga mu kiraro. Kwa Yesu hari ahantu hazima.
abandi nyine bagiye bavuka ku bami. None umwami utavuka ahantu hazima, utavuka i Kigali, nibura ngo niba avukiye kure avukire mu mujyi wa Kamembe akajya kuvukira Gasumo, kubera iki hatagira n'umuhanda? Banga kumwemera. Ariko Imana ibifite ibanga mu byo ihitamo byose. Harimo amasomo atatu jewe nakuyemo muri iyi situation mbi cyane, aho hantu hanuka, ahantu h'umwanda, aho hantu hasa kuri uwo mukobwa utazwi, udafite agaciro, utazwi se utazi nyina. Imana yabihisemo ibishaka, yabihisemo ibizi. Amakuru Imana yahisemo kuyabwira abungeri. Abungeri n'ubundi yabasanze bari mu ntama. Umwungeri w'intama rero kumubwira ngo umwami ari mu kiraro cy'inka, ari muri manjwari, ibyo ntabwo ari ikibazo. Barabimenyereye, niho bibera. Nabo barara hagati y'intama, bari ku gikumbi. Ntabwo intama zari mu rugo, ntama yari nyinshi n'iziba mu rugo, zirara ku gasozi. Abashumba baza bakararana nazo, ubundi basinzira bakazijya hagati ngo basusurukirwe mu byondo byazo. Imvura yaguye bari hamwe nazo. Babwira rero ngo muraza kumubona mu kiraro n'ikimenyimenyi, kugira ngo mumenye ko ariwe muramusanga muri manjwari mu muvura inka ziriramo. Ntabwo byari ikibazo kuri bo, bagiyeyo. Erega ni n'abantu baciriritse, ntabwo abungeri b'intama babaga ari abantu bize bafite amashuri, nta nubwo babaga ari abantu b'abakire bakomeye. Babaga ari n'abantu basuzuguritse utatumira no mu bukwe. Babaga ari n'abantu batatinyuka kwinjira mu rusengero ahangaha. Umwungeri w'intama w'icyo gihe yinjiye ahangaha, mwese mwamwita umusazi, mukamwirukana. Ka protokole nibo babanza kumwirukana mbere, nta nubwo yagera kuri aya makaro yacu. Hari abantu rero bashaka ngo Yesu abasange muri komfort yabo, mu bintu byabo byiza. Bahisemo ibyo babona ko ari byiza mu buryo bwabo, mu maso yabo. Abo bashumba bari bafite intama baragijwe, ariko baraziretse, barazisiga, baragenda ko bari babwiwe inkuru ikomeye cyane. Nibasuzugura naho yavukiye, baragenda barahamusanga. Ngo bahageze koko basanga ari mu muvuri. Bashima Imana ko bamubonye. Yesu, isomo rya mbere tubona mu muvure, ugomba guhaguruka ugatera intambwe, ukava mu byawe, ukava mu byo uha agaciro, ukava mu byo utekereza ngo nibyo bigushimisha, ukava mu byo wibwira ko aribyo biguha umunezero, ugatera intambwe ukamushaka, ukajya ku mavi ukamushaka, ukareka ibikubuza kumubona ukamushaka. Niyo binasaba no gufata umwanya wo gusenga ukiyiriza, bikore, kuko umushaka, kandi n'umushaka uzamubona. Yesu arabivuga muri Matayo ngo nimushaka, mushake muzabona, mukinguze urugi ruzabakingurirwa. Bene data, abagize umwete wo gushaka Yesu baramubona. Abasenga ngo Yesu abagirire neza ariko badashaka kumushaka, ngo bamuhe n'umwanya wabo, bamuhe n'igihe cyabo, bareke n'ibyo baha agaciro, ariko bakaguma basengera muri ibyo, Yesu mpumugisha, Yesu mpumugisha, barawutegereza ubundi ntibawubone. Yesu arashaka kubihagurukamo. Wese urashaka Yesu udashaka kurekura ibyo yanga. Menya, isuzume, ijambo ry'Imana turarifite, rirasobanutse. Niba uri mu byo Imana idashima, tera intambwe uve mujye kumushaka. Kandi niba utekereza ngo hari siho agomba kubashakirwa, uragira ikibazo.
niba utekereza ngo hariho itorero uzashakiramo Yesu akaba ariho umubona, Yesu ntabwo aba mu itorero, aba mu mutima w'abantu w'umuntu. Imana idufashe, Imana idufashe, tugire umwete, duhaguruke tumusange aho ari hose, tumushakishe umutima wose, tumushakishe ubwenge bwose, tumushakishe imbaraga zose. Kandi nutamushaka azagushaka. Nutamushaka, muzi yuko hari igihe twinangira tukishyiraho dushaka, ariko Imana niba igushaka ikagushyiraho igushaka kugeza aho utakiye. Imana izi kudushyira ahantu ibyo wibwiraga ngo ni ibyishimo byawe, Imana igashyiraho urugi. Wajya kujya muri ibi ugasanga nta nzira, ukabura aho ujya, ukabura aho uva, ukabura iburyo, ukabura ibumoso, ugataka Imana ntabara. Wari wagera aho ibintu byose bikunanira, ukumva wakwiyahura ukikura mu buzima, ukumva nta kintu kikuryohera, ugashakishiriza mu rugo ukabura amahoro, ugashakiriza mu bavandimwe ukabura umunezero, ugashakishiriza mu butunzi umunezero ukabura, amahoro akabura. Imana ishimwe abashatse Yesu bakamubona, bakabona amahoro. Hari abantu benshi bayabuze, bayakeneye, bayashaka. Hari abantu bari mu mwijima, hari abantu bari mu marira, hari abantu bari mu gahinda, ntabwo bazi amahoro aho yava. Abamaze kuyabona ndabinginze, amahoro ya Yesu ntabwo ari ayo kugundira, ni ukugira ngo niba waragiriye ubuntu ukayabona, egera ba bandi batarayabona ubabwira uti nimugerageze murebe. Amahoro ya Yesu ashobora kugusanga aho uri, urahaguruka ukamwegera ukambwira uti ndagukeneye, n'ikimenyimenyi nahagurutse ngo ngushake, ndagukeneye. Amahoro ya Yesu ntabwo yigisha umuntu ngo ayumve ayasobanukirwe abone kuyajyamo. Nicyo kibazo dufite. Abantu benshi dushaka ngo tubishyire mu bwenge, tubanze tubisobanukirwe. Amahoro ya Yesu ntabwo ushobora kuyasobanukirwa kuko wayabwiwe, wayigishijwe. Bigusaba gutera intambwe, ugaca bugufi, ukamubwira uti ndagushaka, ndashaka amahoro yawe, maze amahoro akaza ayo umuntu wese atakwibwira. Amahoro udashobora kwamburwa na situwasiyo iyo ari yo yose, ugasonza ukagumana umunezero, ukambara umwambaro umwe ukishima. Aya mahoro narayabona byajyaga binsetsa ibyayo. Hari umuvugabutumwe watubwiye turi abasore ati jyewe na madamu wanjye twamenye Yesu, Imana iduha amahoro, nta mafaranga menshi tugira, twirira ibishyimbo. Muri icyo gihugu aho twari turi kurya ibishyimbo n'ikimenyetso cy'ubukene. Ibishyimbo byacu turabiteka, tukabyarura, tukabirya, twaba dutapfuna, tukumva turatapfuna inyama. Umuhamya yatuhaga ati tugatamira ibishyimbo tukamira inyama, imitima inezerewe. Ni ukuvuga yarimo atubwira ibintu tudashobora gusobanukirwa, ko mu mahoro ya Yesu niyo utunze bikeya ntabwo ntagishobora gukuraho amahoro. Niyo ufite umwambaro umwe ntagishobora gukuraho amahoro. Niyo ufite inzu idasa n'iy'abandi ntabwo ushobora kubura amahoro, kuruta yuko wajya kuyashakira mu nzu nziza udafite Yesu ukayigeramo ukayabura. Kuruta yuko wajya kumushakira uti nimbona amafaranga, nimbona ibingibi, nimbona lisanse, nkongeraho maîtrise, nkongeraho doctora, zaba ndi igihangange nzishima, ukabishakamo amahoro ukayabura. Amafaranga mukayirukanga inyuma mukayashaka, Yesu akabareba ati reka mbemerere bayabone, mbereke ko nta mahoro arimo. Yaza agasenya n'ibyari bihari. Imana idutabare. Nimbona inshuti imeze gutya, nkabona inshuti imeze gutya, ubwo nibwo nzaba ngize amahoro, umunezero, ibyishimo, nzishima. Inshuti ukayibona ukayikuramwo amarira, ukayikuramwo agahinda. Imana idutabare. Yesu abamushaka baramubona, bakabona umunezero
bakabona amahoro, bakababarirwa ibyaha, intimba zigakira, imibabaro y'amateka igakira. Isomo rya kabiri numva twakuramo nuko intangiriro akenshi siyo iba iherezo. Ushobora gutangirira mu bintu bidasa neza mu maso y'abantu, ariko ntabwo bivuze yuko uzarangiriza mu bibi nk'ibyo watangiriyemo. Urugero ni Yesu yavukiye hariya mu mase aho twavugaga, abura berso, ariko hari igihe yagendeye ku mazi. Petero akabimusaba nawe akamwemera, nawe Petero agakandagira ku nyanja ikamera nk'urutare. Wa wundi wavukiye mu kiraro asanga bavutse ari impumyi, abaha amaso barabona. Wa wundi wavukiye mu kiraro akabura bereso akaryama muri manjwari, agasanga Lazaro yateye abantu agahinda, ati Lazaro ngwino, bava mu gituro amazemo iminsi 4. Wa wundi wabuze umwanya muri guest house kuko bitamukwiriye, agatsinda urupfu akajya mu ijuru, aba yicaye iburyo bw'Imana mu cyubahiro cy'Imana. Haleluya. Uwo nguwo yagusanze mu kiraro agukurayo, utitaye ku byawe, utitaye ku mateka yawe mabi utibuka, nako wibuka ntushake no kuyavuga. Bya bindi udashaka ko abantu bamenya, agusanga yakagukurayo, akakwicaranya n'ibikomangoma, akaguha ubwiza udasanzwe. Uwo niwe wavukiye mu kiraro. Ariko mu mahoro, umunezero, mu byishimo, utitaye ku byo abantu bakuvuga, aho ngaho arahagusanga. Washyira ikiganza cyawe mu cya Yesu, wagera ikirenge cyawe mu cye, wamukurikira. Uko mukurikira, uko muterana intambwe, niko ibyishimo biza. Uko muterana intambwe niko amateka ahinduka. Uko muterana intambwe niko umunezero uza. Hakaba igihe wumva udashobora kubaho udafite Yesu. Haleluya. Akura umuntu ku cyavu akamwicaranya n'ibikomangoma. Ibyo mvuga hari ababizi, iyo mvuga hari ababifitiye ubuhamya ko hari aho Yesu yabakuye, ko hari aho yabagejeje. Reka mbabwire icya gatatu, Imana yamushyize hariya kugira ngo umuntu wese ashobore kumugeraho. N'ababashumba bashoboye kumugeraho. Ese yavukira i Yerusalemu, yavukira i Yerusalemu, akavukira muri perezidansi. Natwe dufite perezidansi hano, rahira ko hajyayo benshi bagiye kumureba. Perezidansi udafite invitation unyura hehe? Genda habaye hariya. No mu nshingano zanjye nari nshinzwe ibintu nk'ibyo, protokole z'itorero. Niba hari umushyitsi wadusabye ko ashaka kubona na Perezida wa Repubulika, urabanza ukandika ibaruwa. Binyujijwe kuri Premier Ministre, turashaka ko ajya muri Presidansi kuramutsa Perezida. Nukuvuga ko binyujijwe kuri Premier Ministre, ntabwo Premier Ministre azasinyaho, ntabwo muzajyayo adasinyeho agashyiraho kashi. Hanyuma munsi hariho binyujijwe ya kabiri, binyujijwe kuri Ministri wa Minarok.
nukuvuga ngo munsi ya premier ministre hari ministre ya Minaroke. Minaroke nadasinya ntabwo bizagera kwa Ngirente. Ibitagera kwa Ngirente umushyitsi ntabwo bizagera muri presidence. Umushyitsi wanyu ntabwo azabona icyo ashaka. None se iyo Yesu avukira i Yerusalemu mu bakomeye yari kumenywa n'abantu bangana iki? Nini bangahe bari kumugeraho? Ariko abamugeragaho bose bararuhukaga. Abamugeragaho bose bagiraga umunezero. Abamugeragaho bose barishimaga. Ngira ngo niyo avukira ku batambyi bakuru akaba ari nabo batangaza, rega nayo mpamvu banamwanze. Ni twebwe tubikijwe ayo mabanga y'Imana. Nitwe twigisha abantu inzira y'Imana. Nitwe dutanga ibitambo byo guhuza abantu n'Imana. Turabahagarariye. Nitwe tugomba gutangaza ibyo ngibyo. Nimumbwire iyo urupapuro rw'umuhondo rwaje rutariho sinyatire ya premier ministre turuha agaciro. Ako turuha haba n'ababyigana bakagenda bakavuga ngo habaye ibi nibi, ministre uyu n'uyu bamushubije ku gatebe noneho bagasinya. Umunsi utararenga tukaba twabonye urwandiko ruva kwa premier ministre rubivuguruza. Ibyo bintu ntimubikurikire, n'abantu bashaka gushyushya imitwe. Kuko batambyi atari bo batanze ayo makuru. Amakuru yatanzwe nande? Abungeri b'intama. Abo se batanga amakuru y'umukiza bati ngo umukiza yavugiye he? Yesu Kristo wasizwe n'Imana, umwami uje kudukura mu Baroma, ngo avugiye hehe? Ngo ari mu kiraro. Basaze baze kubyemera. Ariko Imana yabikoze ibishaka kugira ngo abakeneye kuruhuka bamubone, abakeneye agakiza bamubone, abakeneye umunezero bamubone. Ntabwo Imana yarebaga ubukandamize bw'Abaroma, ntabwo yarebaga ubukandamize bw'i Babuloni, ntabwo yarebaga ubukandamize bwa Siriya, ntabwo yarebaga ubukandamize bwa Egiputa, ntabwo yarebaga ubukandamize bw'Abafilisitiya, kuko nibo yabaga yabategetse kugira ngo bahane Isirayeli kubera kwimura Imana mu mitima yabo. Yashakaga umwami ugarura imitima yabo ku Mana. Haleluya. Yashakaga umwami uzabavura intimba. Yashakaga umwami uzababwira ngo ntacyo bitwaye amateka yanyu uko yameze kose, ndi kumwe namwe. Niyo mpamvu Paulo yandikira Abaroma yabwiye ati ubwo Imana iri mu ruhande rwacu umuntu yadutwara iki? Haleluya. Iyo ufite Yesu ntabwo wongera kugira ubwoba bw'imibereho. Iyo ufite Yesu ntabwo wongera kugira ubwoba bw'abagutera ubwoba. Iyo ufite Yesu umunezero uraza. Iyo ufite Yesu uzi ko ufite assurance, uzi ko ufite umuntu uzakwitaho, uzi ufite umuntu uzakurinda, uzi ko ufite umuntu uzaguha ibyishimo, uzaguha amahoro kandi udashobora gukura mu bindi ibyo ari byo byose. Imana ishimwe ko agakiza tukabonera ubuntu. Imana ishimwe ko nta mafaranga dusabwa kugira ngo tubone Yesu. Imana ishimwe ko nta mashuri dusabwa kugira ngo tubone Yesu. Imana ishimwe ko nta rwego rw'ibyohero byo muri iyi si busabwa kugira ngo umuntu abone Yesu. Hazagira uko beshya. Yesu arahari. Bibiliya ivuga ngo ndi ku rugi rwawe ndakomanga kugira ngo unkingurire. Uko niko Yesu akwegereye. Akeneye gusa kuvuga ngo yego mwami ndakwemeye, maze ibigendana nawe byose bikagusanga, ukishimira amahoro ye, ukababarirwa ibyaha. Yewe nubwo wavuga uti jewe ndaruhanyije, uyu mwaka nakijijwe, ejo byananiye, ejo naguye, uyu mwaka nihannye ibi ngibi, ejo nabisubiyemo, umura. Ibyo nibyo abantu bakubwira ngo ntacyo uzageraho kuko uhora uguhaguruka. Ariko niba Imana iri mu ruhande rwawe, utita ku mateka, utita ku byahise, ibyo biravuga wowe w'ejo. Hari Karemera w'ejo hashize na Karemera w'uyu munsi.
niba ushaka kumbwira ibyananiye ejo ibyo ni igihe cy'ejo. Uyu munsi ndashobora ko ndi kumwe na Yesu, namenye ko Imana iri mu ruhande rwanjye kugira ngo inshoboze. Bana turagushima cyane kandi turasengera buri muntu wese wumva kuri iyi Noheli y'uyu mwaka wa 2021 afite inyota y'amahoro yawe. Turasengera buri wese uvuga uti ndagushaka Mwami Yesu. Turasengera buri muntu wese uvuga uti iby'amateka yanjye ntacyo bivuze, uyu munsi ndashaka Umwami Yesu. Turashaka buri muntu wese wihebye kumusengera kugira ngo Nyagasani Imana umubwire yuko amahoro yawe nta kiguzi asaba, nta rwego asaba, uyahera ubuntu ukayaha uwateye intambwe yo kugushaka. Duha amahoro yawe Mwami, turakwinginze, tubabarire, duhuze n'Imana, soko y'amahoro, soko y'ibyiringiro, soko y'imbaraga, soko y'umunezero n'umugisha. Tubisaba mu izina rya Data twese n'Umwana n'Umwuka wera. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Oh, shimwa Yesu mucunguzi, shimwa Mana yamutanze, shimwa nawe Mwuka wera wamutumenyesheje. Shimwa Yesu mucunguzi, shimwa Mana yamutanze, shimwa nawe Mwuka wera wamutume. Oh, shimwa Yesu, shimwa Yesu mucunguzi, shimwa Mana yamutanze, shimwa nawe Mwuka wera wamutumenyesheje. Shimwa Yesu mucunguzi, shimwa Mana yamutanze, shimwa nawe Mwuka wera wamutumenyesheje. Turavuga ishimwe ryawe, turavuga imbaraga, turavuga imirimo iyo twaguha. Turavuga ishimwe ryawe, turavuga imbaraga, turavuga imirimo iyo twakuba. Turavuga ishimwe ryawe, turavuga imbaraga, turavuga imirimo iyo twakuboneye. Abiri abantu barabahemukira ndetse babahaga amaso bakabako. Abirigiye ndetse babahaga amaso bakabakoza. Abirigiye abantu ndetse babahaga amaso wowe nujya uhaguka kandi ntukoze isoni. Abikuzo Mana yawe kuko urabikwiriye. Wowe nujya uhaguka kandi ntukoze isoni. Abikuzo Mana yacu kuko urabikwiriye. Wowe nuhemuka kandi ntukoze isoni. Abikuzo Mana yacu kuko urabikwiriye. Wowe nuhemuka kandi ntukoze isoni. Abikuzo Mana yacu kuko urabikwiriye. Mana numeze nk'abantu utubwira ibinyoma kandi nukora nk'abantu wicuza ibyo. Ukomeza isezerano kugeza ibihumbi. Mana
biringira abantu barabahemutse banga ndetse babahanga amaso bakabakoze ukomeza ukomeza isezerano kugeza ibi bihumbi mana numeze nk'abantu ukomeza isezerano kugeza ibi bihumbi mana numeze nk'abantu ukora nkabo Shimimana amen, Shimimana hallelujah, 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 Shimimana